Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu ugomba gukora kugira ngo telefone yawe itajya ishiramo umuriro vuba vuba. Hari igihe rimwe na rimwe ujya uhura n'umuntu akakubwira ngo njye ncaginga nimugoroba nkongera gucaginga nanone nimugoroba. Ubwo ni ukuvuga ko telefone ye iba ishobora kumaramo umuriro iminsi 12. Gusa icyo nakubwira cyo nuko atari uko ari fone ye gusa ibikora, dore yuko fone ziba ari kimwe. Kandi nanone ikindi ukwiye kumenya nuko biriya bintu biba byanditse kuri kariya gapapuro tugura telefone rwose biba ari byo. Nta hantu hamwe uzigera usanga telefone bavuga yuko imaramo umuriro amasaha 4 cyangwa 3. Ahubwo amafone yose akoze mu buryo iyo ukurikije ibintu bashyizemo fone yawe ishobora kurambya umuriro. Muri iyi video rero ngiye kukwereka ibintu bitanu ugomba gukora muri telefone yawe bikaba byarambisha umuriro. Hari n'ibyo ugomba kureka. Ni ibintu inganda ziba zarashyizemo zikanabyandika rimwe na rimwe, ariko abantu benshi baragenda bagakoresha fone uko bisanzwe bakikoresha uko bashaka, nyamara fone yabo yatangira kugishiramo umuriro vuba vuba akagenda avuga ati fone yanjye ishiramo umuriro. Tudatinze rero reka rero dutangire n'ikintu cya mbere. Ese wari uzi ko buriya gucaginga telefone ikagera umuriro ku ijana atari byo? Ibyiza bavuga ko gucaginga telefone ugomba kuyicaginga itarajya munsi ya 20, kandi nanone burya telefone iyo yageze kuri 80% ushobora kuyikuraho ugatangira ukayikoresha. Ibyo bituma batiri igira ubuzima igabasha gukora igihe kinini. Kabiri, ugomba gufunga amapplication aba ari kuraninga muri telefone yawe igihe utarimo urayakoresha. Ngira ngo murabizi hari igihe uba wafunguye ibintu byinshi warangiza ukaba uri nko gucata kuri WhatsApp. Gusa icyo nakubwira cyo nuko biriya bintu nabyo telefone bikibibara nk'ibirimo gukoreshwa, bityo rero biba birimo birakonsoma umuriro. Ugomba kubifunga igihe cyose uri gukoresha application, making sure ko izindi utarimo gukoresha wazifunze. Ikindi cya gatatu ugomba kwitondera, jya ureba urumuri ufite muri telefone. Fone z'ubu ngubu ziri kuza zifite ikintu bita autolight. Autolight ni uburyo ushobora gushyira muri telefone ikajya yongera urumuri bitewe n'ahantu igeze kugira ngo ubashe kubona neza. Icyo nakubwira cyo nuko fone zose ziri gusohoka ubu ngubu zifitemo autolight. Ushobora kujya muri setting ubundi ugacana autolight kugira ngo fone yawe ijye ibasha kurambya umuriro. Ikindi cya gatatu nshaka kukubwira, ujye wirinda gukoresha telefone igihe cyose iri kuri charger. Ibi ngibi bituma telefone itakaza ubushobozi bwo kuregulatinga cyangwa se bwo gukontorora umuriro usohoka n'uwinjira, bityo rero bigatuma batiri ishobora kugira ikibazo igatangira kuzajya isohora umuriro ndetse n'igihe telefone yawe izimye. Ikindi cya kane ugomba gukora kugira ngo telefone yawe irambye umuriro, ugomba kugenzura neza ko nimba utari gukoresha Bluetooth igomba kuba ifunze, nimba utari gukoresha location igomba kuba ifunze. Ibi ni ibintu bifasha, dore ko nubwo ushobora kuba utarimo kuyikoresha ariko ikaba ifunguye, buriya nayo ibirimo iratwara umuriro, kuko telefone ibigerageza kureba ko yabona device iri aho hafi cyangwa se indi telefone iri aho hafi kugira ngo ibashe kwikonekita nayo bigiye ibyo bisharinga. Ibyo rero nabyo bigira ingaruka kuko biba birimo birakoresha umuriro muri telefone yawe. Ikindi kintu cya gatanu ugomba kugenzura kugira ngo telefone yawe umaking sure ko umuriro uzajya uramba, ujye ureba ifoto cyane cyane iri muri background. Ni ukuvuga kwa kundi wemezamo ifoto waba uzimije waba ucanye telefone ikaba iri muri background. Hari igihe rimwe na rimwe ubona amapplication yayandi ushobora gushyiramo ifoto, wenda ikaba ari y'udufi turi kugenda cyangwa se ari y'imiriro cyangwa ari utuntu tumanuka. Biriya ni ibintu bimara umuriro. Icyiza ni ugushyiramo foto iri static niba ushaka kugira ngo telefone yawe irambye umuriro. Static, nimvuga static wumve ko ari ifoto igomba kuba iri hamwe, apana ibintu birimo animation. Animation ni ukuvuga ngo ibintu bigomba kuba bigenda. Ibyo nabyo biri mu bintu bituma telefone ishiramo umuriro vuba vuba. Ikindi cya nyuma ngira ngo mbabwire ndetse ari nacyo cy'ingenzi ugomba kwitaho kugira ngo telefone yawe irambye umuriro, ni ukwirinda gukoresha cyane internet ya wifi. Wifi ni ukuvuga ngo kwa kundi ushobora kuba utarimo gukoresha internet yawe uri gukoresha wifi, uzarebe cyane cyane iyo uri gukoresha wifi umuriro ugenda cyane kurusha uko ugenda kuri network zisanzwe zivuye kuri simcard. Ni ukuvuga ko niba ari byiza utagomba cyane cyane niba ushaka kugira ngo umuriro wawe urambe muri telefone, ushaka wenda ufite nk'urugendo uteganya ko udashobora kuza gucaginga vuba, ibyiza ni uko wakoresha internet yawe aho kugenda ukoresha wifi, kuko biri mu bintu bishobora gutuma umuriro ugenda cyane. Niba wakunze iyi video kora subscribe kugira ngo ubashe kurushaho kureba izindi video z'ubwenge. Murakoze kudukurikira.